Umuceri urabyibushya cyangwa se urananura? Ese nawurya buri munsi muri diet zanjye nawushyiramo cyangwa se sinawushyiramo? Umuceri hari ibintu bibiri ugomba kumenya ku muceri. Nubimenya uzamenya nimba wawurekera muri diet yawe, nimba wawurya buri munsi kandi uzahita wiha igisubizo. Mbere na mbere nuteka umuceri ujye uwufata uwinike byibura iminota 2 mu mazi, noneho uwoze kugira ngo uveho bya bintu by'umweru, amido zose zigende ziveho, noneho umuceri nibwo uzaba usa neza wawurya ntugutere ikibazo. Noneho mu kuwurya nanone ugomba kumenya ukuntu uwurya, ntago uzawurya gutya bisanzwe. Hari ikintu uzabanza gukora mbere na mbere, nugikora ndakubwiza ukuri ko umuceri abakunzi baduhire cyane, munyemerere mbahe ikaze nanone kuri iki kiganiro, aho tugiye kuvuga ku bakunzi b'umuceri. Hari umukunzi wacu wabashije witwa Nadia, ese umuceri waba ubyibushya cyangwa se unanura? Kuko njye nkunda umuceri cyane, mba numva nawurya buri gihe kandi ndashaka kugira ubuzima bwiza, ndashaka kunanuka. Ese umuceri ni byiza kuwurya buri munsi nkawushyira muri diet yanjye ya buri munsi? Mungire inama nimba umuceri uzamfasha mu rugendo rwo kugabanya ibiro. Nyemerera rero ubwire ngo karibu Nadia n'abandi bakunzi mwese kuri Aduhire channel. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe, like niyo nkunga ubu nteye, kandi gukora like ni ubuntu nshuti yanjye. Unasharinge undi muntu wese uzi ukunda ushaka kugira ubuzima bwiza, wifuriza nabe bose kugira ubuzima bwiza. Rero Nadia watubajije umuceri nimba unanura cyangwa se ubyibushya, uko yawuteka, uko yabigenza. Reka musubize muri iki kiganiro. Ndahamya neza ko natangira iki kiganiro akakirangiza ari bubone ibisubizo byose yifuza. Umuceri rero ugira intungamubiri umubiri ukeneye, habamo carbs umubiri ukeneye cyangwa se glycide. Izo carbs umubiri ukeneye ziha umubiri imbaraga, noneho umuntu akajya yumva afite imbaraga. Umuceri ni mwiza, ariko iyo umuceri ubaye mwinshi cyane mu mubiri, uriye umuceri buri munsi, ejo bundi icyumweru cyose kigashira urya umuceri, umubiri ugenda ugahitamo uwo ukeneye, ukawukoramo isukari umubiri ukeneye, noneho undi nawe ukoramo isukari umubiri udakeneye. Noneho kuko umubiri uba udakeneye iyo sukari, ugashaka ahantu uyishyira ariho cyane cyane ukunda kuwushyira kunda, ukawubyazamo ibicece, ibinyenyanza, kuko umubiri uzi ubwenge uzashyira ibyo binure udakeneye, uzashaka ahantu ubishyira bitakubangamira. Rero umuceri ni byiza kuwurya, ariko ukamenya uburyo urya umuceri ntubyibuhe. Wambaza ngo ni gute narya umuceri neza nkawurekera muri diet yanjye ya buri munsi ariko simbyibuhe? Reka ngusubize icyo kibazo nihuse. Kugira ngo urekere umuceri muri diet yawe, niba wahisemo gufata umuceri w'umweru, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuwuronga cyane, hakavamo za amido, bya bintu by'umweru biba bihari, ugasiga umuceri usa n'umweru, ukawuronga ugasa n'umweru neza, hakavamo amazi asa n'umweru. Hari ababanza bakawinika, ni byiza cyane byibura ko uwinika nk'iminota 2, ubundi ukawuronga kugira ngo ibyo bintu by'umweru biveho, kuko amido iri ku muceri, ibyo bintu biri ku muceri ntago ari byiza utawogeje neza, bishobora no kugutera indwara ya diyabete, kuko haba harimo isukari nyinshi mu gihe ukomeje kujya urya umuceri igihe kinini utawogeje neza. Ni byiza rero kubanza kuwoza neza, cyane cyane niba ugiye kurya umuceri w'umweru. Isahani yawe rero uzayigabanya muri ubu buryo, uzayigabanyamo inshuro 3. Igice kimwe
uzagishyiramo imboga. Urabona ko igice cy'imboga nk'ahangaha kuri iyi ifoto, igice cy'imboga ni kinini, noneho igice cy'umuceri ni gitoya ugereranyije n'icy'imboga, noneho ikindi gice ugishyiremo poroteyine, ibishyimbo cyangwa se inyama cyangwa se amafi n'ibindi byose birimo poroteyine waba ufite iwawe. Noneho rero urabona ko umuceri uriye mukeya, uyu muceri uriye uraguha imbaraga umubiri ukeneye, ariko nufata ukabicurika, reka yenda nubicurika ukabigenza nka gutya, ugafata umuceri niwo ugize mwinshi kurusha imboga na poroteyine n'inyama cyangwa se ibishyimbo, uraba ubicuritse, umubiri urafata umuceri ukeneye ukoremo intungamubiri, imbaraga umubiri ukeneye, noneho umuceri udakeneye ushake aho ubibika. Urabona rero ko kurya umuceri nta kibazo, ariko ni byiza ko utawurya buri munsi guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Hoya, shaka iminsi ushaka kurya rimwe mu cyumweru, ntuwurye cyane. Noneho hari akandi karusho, niba ubasha kubona umuceri utari umweru, wa muceri wirabura, ni byiza cyane, cyangwa se ubashije kubona wa muceri abantu baba bisekuriye, wa wundi ukiva mu murima bisekuriye, nimba ari wo bitaga kigori, ndakeka, ntabwo mbizi neza, niwe waba mwiza kurushaho. Rero abakunzi b'umuceri, mukomeze muryoherwe, mumenye uko murya umuceri. Uratubwira muri comment nimba kurya umuceri ari byiza, nimba wumvise ari byiza, cyangwa se niba wumvise ko atari byiza. Amahitamo ni ayawe, bundi buryoherwe n'umuceri. Naho butaha, bye bye.